twihute cyane imodoka nyisize mu Kinamba ngo werekeze ugere mu rugo dore ko dufata amamoto kugira ngo ubashe kwihuta. Uwe muntu ugiye kuvugisha ihute ngaho irukanka umuvugisha uze tugende ntutinde kandi ntuntindire amasaha yagiye. Ego boss. Wifuza. Muraho cyane. Mwageze mu kazi? Ego tukarimo kabisa. Zakara amakuru Ufite. Ego yahageze. Mufate iyo document ishire ryaka icishemo amaso. Ndaje mbyisinyire none ndaje mbyisinyire. Kandi abicishemo amaso yitonze urabizi ko yamukiriya ari umukiriya dufite w'imene. Yego. Nanjye ari ndimo n'umukobwa wanjye hano ndaje mu kanya ro kwisinya gusa kugira ngo duhite tumwereza demande yo murabizi ukuntu wamukiriya w'ingenzi kuri twe. Mubakire vuba ko mu minota mike cyane ndabangije ngezanga. Sawa kabisa yafi usozwa. Yego yego. Umubwira abari serious kuri izo document kuri hano y'umukiriya w'imene dufite. Sawa murakoze. Aya mubikore none ndaje. Mzee arampamagaye wicishemo amaso ni ya document. Okay, wabisoje none. Meze neza kabisa. Okay. Hanyuma Mike yari yampamagaye wa mukiriya wacu mushasha yari yampamagaye urabizi ko ari statement yari yaduhaye gendo zikore vuba vuba kuko zirakenewe. Sawa kabisa. Fatiri tuzitunganye. Sawa sawa. Wanindiye cyane dore amasaha ageze ngo no tugere. Amafaranga y'iki kandi? Kujyana nawe no kwiyemeza ko nta gahunda yindi nimwe biri bukobwa. Ake ihute kandi itubanguka. Imana ibaho umugisha. Utuyese? Ngewe ntuyaha imbere. Cynthia, gutanga ubufasha biratwara iminota ingabo banguka vuba tugende wanyerereje. Gutanga amafaranga gusa bisaba umwanya ungana gute wo?
papa uribuka ko wansezeranye kuri anniversaire yanje icyo nzagusaba cyose uzakimpa rwose mukobwa wanjye nta kintu na kimwe urasaba ngo nkikwimura bizi none narabigusezeranyije ko kuri anniversaire yawe ikintu cyose uzashaka nzakigukorera ari cyo ugiye gusaba se nona nicyo nari nshaka gusaba uriya muhungu uriya muhungu twafashije hariya uriya muhungu yabaye iki akeneye ubufasha ni impumyi ntabwo abona nyine uriya muhungu none papa dufite ubushobozi dushobora kumufasha icyo njye nari nshaka gusaba aze tumufashe aze tubane ibyo ntabwo bishoboka ubufasha burenze amafaranga wamuhaye n'uwe bundi akeneye njye nta kindi nshaka uriya musore aze tubane amfete kubera ko dufite ubushobozi dukize umuntu wese tubonye ku mpande cyo tugenda dutoragura tujyana mu rugo reka kuba narakwemereye kugukorera ikintu icyo ari cyo cyose kuri anniversaire yawe ntabwo bivuze ko ushobora kuzana n'ibidashoboka ngo mbikore abantu bose bo ku muhanda dutoraguye ku muhanda ngo kubera gusa ko wamugiriye impuhwe buriya bufasha wamuhaye n'ubwo burahagije nushaka no kuzamufasha ikindi gihe nzaguha amafaranga wongera uzumuhe abakeneye ubufasha bose ntitwubaha ariko uriya n'Imana imutwohereje kugira tumujane mu rugo tumufashe okay nta kibazo ndabizi aho washize ntujya uhava reka tuze kubiganirira mu rugo n'abandi nka famiye turabifatira umwanzuro nimugoroba Vipi mani? Nta mahoro. Boss arimo se? Ko nari mushaka. Yego arahari. Hello? Ko hari umuntu wari gushaka? Se wakwita nde hake? Ngo ni Peter. Sawa reka gerasi. Musaza, Yo Peter, meze bite? fresh mzaza. Biragenda se? Amaro kabisa. Mezi nyinshi. Barabuze. Ako nizere ko mpuye n'umutipe yawe nizere ko iwe ari seriye tameze nk'abandi. Oya yinguyo cinida. Abakozi ba bose bashire mu ntoki. Oya, uyu mwana mwiza rwose yinguyo imidira ikibazo arumvira. Nizere ko nta bintu bicagira. Nta kibazo rwose. Anyinjiriramo urabizi. Oya, ntubizi se. Ariko nawe ntugakabye. Vuga make. Uyu ni umwana mwiza kabisa. Sundi bose ntibarize. Kunzi ko abakirisha bikiri byanyu. None muri iminsi kurinde ni cya cyane rwose. Subundi watweretse ibiro ko nta tubuze faranga. Manu uranabivuze uranyibutsa. Siko nifite gahunda na bebe wanjye. Ubanza yampamagaye yambuze kabisa. Kibaba we ndabona missed calls zine zose. Sena namukubwiye warabuze. Ariko ubu ngubu mfite umwana mwiza cyane. Sena namukubwiye ariko ubu ngubu ndikuma kandi vuba murabona ibirori. Ndabona nampamagaye. Allo? Allo? Tere meze bite? Okay. I'm sorry kabisa nsanze wambuze nari mu bintu byinshi fora nari muri silence nta nubwo nakumvaga. Nawe ko ari bisanzwe kwinjira gahunda bya buri munsi bitajya binashira. Ahubwo se uriya none mpite nza nkurebe. No. Ndebe? Yeah. No nindi yo kuza kuko bitewe n'ukuntu nindije nifatiye imyanzuro umunsi no ku kazi kawe so rero no nindi rwose ko. Noneho waje sawa narebe ndi muri office. Okay sawa. Shano no mwana. Azi mukunda byanyabyo pe. Apita nawe ntukansetse. Gusa uriya mwana n'umwana mwiza tu. Umwana mwiza ikigaragara cyo kandi afite n'urukundo. Ndamukunda pe, ndamukunda kandi vuba nkuko wari wabivuze ubukwe buraje vuba. Okay Peter. Nizere ko ari ikintu waruje kumbwira. Yamari yarinjiye. Yego boss garinjiye. Peter, akazi kare kuzaga kunamira. Sibyo? Nushi ko ari abantu babigendeyemo. Hakuna kuntu ntaba nageze ntabwo wandenganya. Oya. Mugomba gukora ibintu ku buryo hatagira ikosa rigaragara.
ariko ko nawe polisi urayizi wese ntuyizi ni gute utamenya ko hari mu bintu biteguye hanyuma imirambo siriye gusa iki twarayishimiye. okay gusa umenye ko akazi kari kukunanira twakoraga deal imbere ntagire kosa na rimwe rigaragara ariko sinumva ukuntu abantu batangiye kubigenderaho ejo n'ejo ubundi bitazaba bibi. Bose ibintu biragoye uyakora akazi sibyo irindi kosa rimwe gusa urabizi ko muri kano kazi nta mikino nzahita mwirukana rimwe gusa nizere ko tutegereje. Peter naho nibyo nakubwiraga gusa warabuze ibintu byinshi biba byagucitse kubera kutaba ariko ibintu byose turi kubikora neza kandi warabuze cyane ariko gira uboneke. Hano wahageze you are welcome. Ni Peter nshuti yanjye Peter, this is Jolie n'umukunzi wanjye. Nice to meet you. Boss, sawa byose ngende cyo gutunganya bira staff twavuganye ngo turone two. Honey, how was it? Honey, come on, ntabwo wansoza. Ngusoza iki koko ukumva kugusuza kakaya right now bigukwiriye uzi umwanya nahagaze hari ahantu ariko izuba rihari. I'm sorry, no kuri phone yanjye yari muri silence nta nubwo nuvishije nayo mfite noneho n'akazi kenshi sinigeze nanibuka gusumba bari sibyo ndumva noneho n'akazi kagiye kuzajya kandi utaramuburiye mwiza ya gusa ntabwo ariko naribuze ariko nako karakenewe kandi urabyumva dukeneye amafaranga urabizi ko dufite gahunda yo kugura inzu. Okay, njye tubireke nahise mugaba ikibanza bigenze bite mwavuganye atwaye nkora. Okay, twavuganye ambwiye ko aje ngo tubonane gusa hari utuntu nimo nkora ndumva bagenda mukabonana kuraza kumbwira sibyo. Rero ibintu bimwe ntabwo ndi kubyumva neza pe so ibintu tumaze kubipanga almost ukwezi kugiye kujyamo none mugiye njyenyine. Okay, as you say so nta kintu mfite ndabikora kagenda ubwo nyine ndaza kuguhereza details zose mvuye. Sawa nanjye nimbona umwanya ndaza kubageraho wenda muzamusoje. Sorry gato. Okay, ni nayo mbonye mutujyane kubera ko ndabona nta nakazi kenshi mfite. So sibyo tujyane. Okay. Nta kibazo. Ako nizere kutabaye. Peter bro, uragenda se? Yopo ntabwo uri biza. Nageze mu rugo. Nyine bro ibintu nashaka gusaba. Mu gitondo turi kugenda na papa. Twahuye n'impumyi nigirira impuhwe pe. Nyine impumyi ntabwo yishoboye. Nyine bro nyine mbisaba papa. Saba papa ko tugomba kumufasha. Papa mbwira ko ibyo nuko bidashoboka. Papa arabyanga pe. Arambwira ngo nitugera mu rugo turaza kubiganira. So wewe bro urabizi ko twishoboye ntacyo tubuze mu rugo bro. Nashaka mbunye ko tuyizana mu rugo tukabana. Papa yabyanze yigize ibintu bya danje ngo wapinga ibyo ntabwo bishoboka. So yaje kumbwira ngo turaza kubiganira twageze mu rugo tugire nyine tubiganire. So cyo nari nshaka unjemo yani.
sibyo mushigikire ibyo turuvuga hari mushigikire byose iyo Impumyi n'ukuri tuyizana bro ndakwinginze ayo pugermo Senti wageze hano ryari se kutari kuvuga ko harakaye bite byawe ko mbona se umeze nkaho babaye byagenze gute atumeze neza atumeze neza sundi wanyoye tuzi ndikubona ntameze neza ngaho mutuzi mbwira icyo wabaye mbwira amakuru siyo mwari mwagiye bimeze bite umeze neza ariko ufite ikibazo wambwiye ntacyo ati ntacyo ntabwo nari nakubona mu buzima bwawe umeze gutya warakaye ni cyo kintu cyakubabaje oya urambwira kandi nibiba ngombwa ndahamagara papa wawe kuko niwe mwajyanye wabaye iki se Priza muke ntabirenze kandi eregura umwana wanjye ndakuzi ntabwo ari ukutura umeze reka rero njyewe ndikubona ngiye guhamagara papa wawe nimba wanze kumbwira Sente urabizi ko ngukunda sibyo ako se iyo waruri wariye umeze neza oya ntabwo ndakuzi cyane meze neza oya urambesha none se papa wamusize hehe papa station abanagiye kureba nise mwatandukaniye he hano yangije mu rugo tuhita subira ako Senti wambwiye mwana wanjye wambwiye ikintu kiri kugutera stress ntacyo ati ntacyo fasho yamuke none mpamagare papa wamubaze wenda ashobora kuba bizi reka ntabwo nakuyoberwa uri umwana wanjye ninzi kanze mpa n'ubizi mama baza mu biganiro sawa ese papa ukadafata telefone halo bite sheri amakuru cha mva hano ni nk'ari akabazo nimba ari ikibazo nta wabimenya wa mukobwa wawe rwose sinzi icyo yabaye nta kintu ashaka kumbwira ndi kubona yababaye ibana namubajije nimba yariye ariko ari kumbwira buri kintu cyose ari kumbwira ngo ameze neza none rero sinzi uko ndi bigenze rwose ubundi se wowe uri hehe ngwino murebe rwose niwe mwajyanye yaje yarakaye uko muzi ntabwo ari ko ameze rero mfashe uze utahe kare nano ahubwo ari no kurira ako se hari ikibazo cyabaye muri kumwe ko yabimpishe sawa ntacyo kandi utaha rero ntacyo ubwo ari aho ngaho sawa haya ndamuhamagaye rero kubwigeze arambwiye ngo araje kwanze kumbwira ubwo wenda hari niwe uri bubwire